Abakobwa batatu barwaniye umushoferi utwara papa wabo ngo ababere umusheri kandi ababere umugabo. Uwa mbere ati njyewe uraza kunsohokana sibyo se? Umva ariko rero Amanda njyewe ntabwo nagufata ngo usohokane papa watanyemereye. Mama arabireba. Ati njyewe none reka njye kubyibwirira papa sibyo se? Ndashaka kujyana naye rwose nkajya iwawe nkareba. Mama akomeza kwitegereza akabona umusore rwose ntago abirimo. Ati ndeka rwose ntabwo njye nakujyana ahantu nibera. None njyana ahantu hibera abandi bagabo beza nkawe. Ati reka ariko uwa kabiri nawe amwirukaho. Umva buretse hagarara. Mama akabireba. Ati rwose tuza reka gutuma ibyanjye bikomera ntabwo njye shaka kubura akazi kanjye. Ati ngo wukiye ntabwo ushaka kubura akazi kawe ariko nanjye ndagushaka. Kuki uhora umbwira ibi ngibi ariko? Ati njye ntawe ushaka kubura akazi kanjye. Wowe ntabwo uzi uri kujya mbere. Ati njye ntabwo mbyitayeho njye nyizera njye ndagukunda cyane nta kizaba rero. Mama akabireba. Ati rwose wowe ugendere njye ngiye mu kazi. Ati ariko rwose ndagukunda cyane. Akigira mu kazi. Uwa gatatu yari mukuru wabo afite n'imodoka ye. Abwira papa ati noneho njyewe muriya musore aze kunjyana gukoresha umusatsi. Mu modoka rero bagenda atangira gutereta. Ariko William umusore uri mwiza cyane uri igisore cyiza. Ese waretse nkakubaza ugira umusheri? None se ubundi byakumarira iki ngiye nkubwiye ko mufite cyangwa ntamufite? Ariko nyine njye ndashaka kubimenya. Ati ngero nta kintu mfite mu buzima bwanjye nta n'umusheri mfite. Ati yenge kuva none wambwiye ko nta masharo ufite ndabyishimiye. Ubwo tugiye gutangira. Barakwereka mu rugo rero. Mukobwa mutoya rwose papa ageze mu rugo. Ati mwana wanjye umeze ute se? Meze neza. Reka nzamuke ndaje twongere tuganireho rwose. Rwose umubyeyi ngiyo n'ibiryo biri ku meza yibereye mu rukundo n'umushoferi. Ariko ntabwo ari we wenyine ese nduzamwegukana. Amasaha yo kujya ku meza yarageze rero. Ibiryo biko biryoshera. Tene kwa yemeze biraryoshye pe. Ninde wabitetse? Ni umukuru. Ati ni njyewe. Njyewe sigaye nzi guteka kabisa. Maze gukura njyewe. Ndumva bizi pe. Maze gukura. Ati njyewe se ko ntari namenya guteka ubwo njye ntago muzanshimirara. Wowe se nawe ugomba kubyiga nyine ukabanza ukabimenya neza. Umukuru ati njyewe nijye wabitetse rero. Ati rwose ndumva abakobwa banjye namba bafite igihe cyose kugira ngo nyine ibiryo byanyu. Ati njyewe ngiye kuzajya ku mugabo rero. Ndimo ndamushaka. Ntabwo nzaguma ahangaha. Ariko sha abone nari umushero ufite wowe ngo urashaka umugabura bizagenda gute? Ubivuga ni umutoya kandi. Umukuru ati ni njyewe. Nanjye mfite umugabo rwose mu minsi mike ndaza kuba namubonye. Yagiye gutangira kwiga guteka hari uwahamagaye. Ati bite se? Njyewe ndi mu kikoni ubu nanjye ndashaka kwiga guteka. Ndashaka umugabo kabisa. Papa ajya mu kazi. Umushoferi nguwo icyo papa ataramenya nuko abakobwa be bose bamukunze kandi baramushaka ngo ababere umugabo. Reka turebe uko byarangiye. Yajyanye boss ku kazi rero. Mu rugendo boss atumva arekera nibagiwe kabisa. Nibagiye impapuro zanjye zisize ku gitanda. None se dukate dusubireyo ra? Ati reka wikata tugende. Ngeza ku kazi uraza kugaruka ugende baziguhe. Kandi ubwo bari buzimuhe niba abakobwa bamwikundira. Yagarutse rero kuri baza impapuro. Ariko yahasanze noneho no wamwikundiye kandi umutereta. Ati papa waranyohereje ngo mpe impapuro ngo ziri ku gitanda. Abanza gutereta ndaziguha ariko se. Reka mbaza nkubaza ikibazo. Aho mbaza. Ufite umusheri? Ati ariko watuje wowe. Nzanira impapuro nigendera ariko. None nibanza kubimbwira reka mbanza nongere nkubwira ikindi. Ariko ugomba nanjye kubanza kunsubiza ibyo nkubajije. Cyangwa se niba uruze kunzanira akantu ko kunyunguta. Yarakamutumye aramushakaho ke yakungufu. Impapuro nazo yagiye kuzizana arazimuhereza nuko yasohotse ajya mu modoka ye ngo azishyire papa we. Yisubiriye ku kazi. Uwatumye ko kunyunguta nuko yaje. Wakazanye se? Ariko se kuri kumpereza gutyo we. Reka mbanze nze mu modoka se nkurebe neza. Ngaho mpereza ibyanjye. Aramuhereza. Urakoze cyane. None se ariko ihangana ibyo nakubwiye gusa ngomba no kubikubwira. Ariko ri na mwiza. Yowe mbega akaboko. Shoferi ati rwose nuko bimeze murakoze cyane. Ati rero se ngiye ntago wambwira ko ndi mwiza? Ati nawe uri mwiza. Yego rata se wumva rata. Urakoze cyane. None se ntago ndi mwiza cyane ku buryo nawe umusheri wawe ra? Ntago twakundana? Ati ariko tuza wowe. Ibyo rwose bimbabarire perekana igendere ngewe.
nisubirire mu kazi. Ati ariko ibyo nakubwiye wabyumvise, reka kwigira nk'utabyumvise. Ati ngiye reka nigendera ariko reka njye kuzana mama wawe. None se koko nuko ngo kugera? Ati mama waranegereje rwose reka nigendere. Ntacyo, ariko wimbwiye niba nanjye ndi mwiza twaba n'abasheri nukamureba azamura cyo kunyunguta, warebye ukuntu nakunyunguta se ubaye sheri wanjye. Nuko nguko pe twajya tunyungutana. Shoferi ntago abyitayeho, ariko nanone si uko utabyitaho, ni ubwoba bw'uko bamwirukana. Yateretse umukobwa wa bosi, mama baramucyuye, umukobwa yagiye kumureba. Umukobwa yibereye mu rukundo. Ati ibi ngibi ni ibiki ariko? Ntabwo ushobora gukura uriya musore mu bitekerezo byanjye. Ariko mana we, ibi ngibi ni ukuri koko cyangwa ntago ari ukuri? Ariko ubu ngubu kwifata ugategereza ku muntu utakwitayeho nibyo ra? Ntabwo mbizi rwose. Nyamara amwitayeho, ariko afite ubwoba. Ariko si we wenyine, hari n'abandi bamwitayeho. Amasaha yo kujya ku meza yarageze. Umubyeyi n'umupapa rwose babibereye mu rugo bishimye, nabo bari mu rukundo. Umukobwa yaraje mukuru witwa Ella. Ati ndashaka kuzajya gukoresha imisatsi yanjye ejo. Ese wampa umushoferi wawe w'umusore yakazantwara? Ati nta kibazo rwose, nzajya basagine ngewe. Barabyemeranyijwe, ariko nuko kugira ngo azamutereteremo nawe. Ni mukuru azi ubwenge, azi gutereta, ntago ari nk'abana bari umunabe. Reka turebe uko byarangiye. Ese ukunze umuntu ayimubwira gute? Ushobora kubimubwira nabi akakwanga, cyangwa ukabimubwira neza akakwihorera, cyangwa ukamubwira neza cyane nawe akagukunda. Reka turebe wamutsindiye. Bwarije mama aza kureba ko abana baryamye, asanga umutoya rwose ntabwo yaryamye, yibereye mu rukundo. Ati kuki ukiri aha ngaha se? Ubu wakabaye uryamye? Ufite ikihe kibazo ariko? Ati ngiye nta kibazo mfite, meze neza. Ariko ngiye ni mama wawe, urumva nabiyoberwa se? Ndabizi ko utamerewe neza. Ufite ikihe kibazo? Ati ngiye nta kibazo mfite ariko ngiye meze neza. Umukobwa yasaga na nyina banakundana cyane. Noneho reka ngiye njye kuryama nta kibazo. Nuko yagiye, ariko mama arabibona neza rwose ko umwana we afite ikibazo. Yibaza ikibazo umwana we afite kiramuyobera. Umubyeyi yaguha byose, ariko umukunzi we urirwariza rwose. Papa yasubiye ku kazi. Ariko reka mbanze nkubwire, uraza kugaruka utwara umukobwa wanjye ngashaka kujya gukoresha imisatsi? Ati cyane ngiye nta kibazo ndaza kuza. Ariko noneho uburyo witwara ndabikunda cyane. Ubu ngubu noneho nakongeje n'umushahara, nzajya nguhemba ibihumbi 100. Muzehe azi neza ko umusore adatereta abakobwa be, amwongeje umushahara. Ariko icyo atazi ni uko ibigeragezo noneho bigiye kugenda bimwiyongerera. Uwa mbere yamaze kugaragaza ko rwose amukunda, katurebe n'uwa kabiri. Uwa kabiri nawe ajemo. Shoferi agejeje papa we yagaruka kureba rero umukobwa. Ariko ageze mu nzu, umuto yabanje kuza guteretera none. Ati none William bite se? Ati mukuru wawe se ari hehe? Ahubwo wowe hangaho hamaze umwanya munirera? Ati nibwo nkihagira. None se wakwicaye se nkagira icyo nkuzanira? Ati reka ngende kwihuta, ntago mbikeneye, murakoze cyane. Ariko si byo nibyo ra? Ibyo urukumbira nibyo cyane niko bimeze. Ariko reka nongere nkubaze, ufite umusheri cyangwa? Ariko nta kundi, none se ubundi ndabona bikubangamira, ihangane. Nanjye nyine mbafite amatsiko, ariko ndagukunda cyane, kandi nabikunda cyane rwose, tunasohokanye tukaganira tukishima. Shoferi ati ngo nguki? Mukuru yayisaza, uraje? Yewe reka twigendere pe. Abaramutwaye atarabona igisubizo. Ati niba ushaka kugira ibyo ntuba byo kunyunguta rero amafaranga. Umukobwa rwose yavuze ibyiyumvo bye, tugenda kwikundira kandi rwose ndifuza ko twabijyamo. Mukuru wawe ni mukuru agira n'imodoka. Wasigaye mu rugo we yakomeje kureba, ati mana yanjye nkabura akabari ngiye wagiye gutwara. Aracyari muto ya nta modoka bamuhaye we. Nuko bagiye. Murumuna yasigaye yibaza, ati William ntabwo ngiye nakwemera ko ari umuntu kuntwara. Ntabwo nzabyemera. Ese azabigenza ate? Reka turebe. Mu nzira bagenda, umukobwa aratangira, ati William uri umusore mwiza cyane. Nta kibazo, urakoze cyane. None wareka nkakubaza ikibazo nanone? Ese ugira umusheri? Ntiyahita asubiza. Ariko ubundi byakumarira iki ngiye ndamutse mufite cyangwa ntawe mfite? Ese ubwo kuba mbikubaje ngiye nkoze amakosa ra? Ndagira ngo mbimenye nyine nta kindi. Ati ngiye ibyo ushaka byose mu buzima bwanjye ntabyo mfite, n'umusheri nawe ntawe. Kandi uwo nari mfite yaranyanze kubera ko ntacyo nari mfite. Buro ntawe mfite. Ati ariko ibyo byose uri kuvuga ushaka gusobanurira ngo ntacyo ufite, ngo icyo ushaka ntacyo ufite. Ati ntagiye mfite, nta mafaranga mfite, kandi ubu ngubu noneho mpora ndi gukorera papa wawe, nta n'umwanya mba afite. Nuko bimeze. Kobwa arumva. Ati ubwo rero mu yandi magambo ashatse kumbwira ko nta musheri ufite. Okay,
birashimishije rwose nta kibazo. Iby'igihe n'amafaranga ibyo si ngombwa cyane, cyambere ni uko uboneka. Uwo mukobwa w'umukire agira n'imodoka ye, bageze aho bagiye. Ati none se ubu ngubu bimeze gutera? Ati ngiye ntawe ndagira ndaguma hano mu modoka, wowe ugenda bagukorera imisatsi ubundi ugaruke. Tungukiye ntabwo turajyana se? Reka ntabwo turajyana, uragenda wenyine. Ati ariko ngiye ngwino tujyana umperekeze. Nibwo barangirira vuba babonye umuntu bari kumwe n'undi, ugomba kugenda ugakina nkaho uri umusheri wanjye. Ariko ngiye ntabwo ndi umusheri wawe, niyo mpamvu nyine ugomba kugenda ukabikina, ntabwo uri wenyine bikine, ndakwinginze ni ukuri. Iyo babonye umuntu ari kumwe n'umusheri nibwo bamugirira vuba. Shoferi nicyo cyamujyanye, ati nta kibazo tugende. Umukobwa arishimye, tugende noneho bakugirire vuba. Umukobwa yikundiye nawe umusore, ariko we ni mukuru, ntago ashaka ibyo abasheri, arashaka umugabo. Ibyo akora byose ari kubikora mu bwenge. Nuko bagiye ari nk'abasheri koko. Arabanza aramupima, aravuga ati uyu muntu ubundi azi kwita ku muntu, azi gufata neza umugore. Murumuna we mu rugo irungu ryaramwishe. Hari uwamuhamagaye, ati mukuru wanjye umeze ute se? None ibisuko bimeze gute? Bari kugusuka neza cyangwa? Ati ni neza cyane rwose, na shoferi turi kumwe. Yewe ndumva ari byiza. None reka tubategereze pe muze kugera ahangaha. Ati rwose mwitegure neza, ndagukunda cyane mukuru wanjye. Ariko biramutungura ngo guki ngo bari kumwe. Na mukuru wanjye wundi nawe ngagiye kuzaza, bafite mukuru wabo wundi nawe uri kwiga. Abandi bo baje ari abasheri nuko nguko amufungurira imodoka. Siko ryamaze kwita ku mugore. Ni umusore mwiza, afite umubiri, afite imbaraga, afite igihagararo, asa neza, ariko ngo nta musore ugira byose. Ati none ubu ngubu kuko utari kumbwira ko umusatsi wanjye ari mwiza? Ntabwo abyitayeho. Ati njye numvaga ntagomba kubikubwira kuko nabo babikoze ubizi. Ati ngo ki? Oya ngenda bize, ariko ugomba kubimbwira nanjye kugira ngo mbyizere neza ko ariko bimeze ko bimbereye. Ati umusatsi wawe rwose ni mwiza. Ati ibyo ntabwo bihagije, ariko enda koraho. Koraho neza ariko ibyo ngibyo we nuko bigenda. Ati bo twagenda se? Tugende rwose nta kibazo. Reka tubanze tujye kurya. Ndashaka gushimira ko wambereye umusheri mwiza aka kanya rwose, wabikinye neza. Ati ngiye ntabwo mbikeneye rwose, ndumva ameze neza. Oya ariko reka tugende ni ukurya gusa nta bindi birenze. Ati ngenda bishaka tugende. Umukobwa nawe yerekanye rwose ko abishoboye kwita ku mugabo. Bagiye kurya bavuyeyo. Ati ibiryo wabikunze se? Ati cyane nabikunze, byari biryoshye pe. None wiri kuri umuntu mwiza ufite n'umutima mwiza uza kwita no ku muntu, nabikunze pe. Umukobwa uzakugira ni umunyamirwe mu buzima bwe. Ariko ubundi urukundo rwe rwa mbere byagenze gute? Ati nari umukene, niyo mpamvu yanyanze. Ibyo bintu se ko numva bitangaje. Ubwo nashobora kuba ari umukene kabisa. Ibyo bintu ndumva bidasanzwe. Ni gute umuntu yakwanga umuntu mwiza nkawe? Numva yarahombye kabisa, ariko uba wireba wowe. Yewe numva uruzuye kabisa ahantu hose. Ati ngiye ntabwo mbisi rwose, nta nubwo mbyitayeho. Umushiki wa shoferi arahamagaye. Ati mumeze mute se? Ati tumeze neza, mama ararwaye. Mama ngari mu bitaro se? Bayi nka. Ati numva rwose bitangaje. None bakubwiye ngo iki? Babaciye 200. Ayo mafaranga yose ndayakura hehe? Ahembwa 100 nabwo bari mwongeje vuba. Ati ubu ngubu ngiye mfite 200 gusa, noneho ndaza gushaka ukuntu nguza n'abandi bantu. Wenda nimpembwa rwose nzabikora, nzaguha n'ayandi. Ariko nugera kuri mama umuhamagare umume tuvugane. Umukobwa ati amakuru rwose numvishe, wihangane pe. None ndamutse ngufashije wabyemera se? Ati cyane ngiye ndashaka kugufasha. Umusore ati wikwivuna rwose ngiye nzabyikorera. Atari ko ibyo uri kuvuga ni ibiki? Ati wihangayika ngiye ndaza ko byikorera. Tumva mbwira nimero ya konti ya mushiki wawe ngewe. Umusore ati kuko niko bimeze se? Ati cyane andikamo nomero ahangaha se vuba. Shyiramo. Umukobwa noneho yitaye no ku cyashimisha umusore, atangira kumufasha, kandi none nta nyungu zindi akeneye. Gushimisha umuntu wikundiye ni ibintu byiza cyane. Umusore yaribashije, yarumiwe. Uyu we noneho ni mukuru mu mutwe pe. Uyu ni umufasha, yarohereje. Ati murakoze cyane. Arishakira umugabo. Atumva reka twigendere rero. Umukobwa arahamagaye. Ati biteze? Yewe amafaranga ndayabonye menshi pe, 500. Bwa dukeneye 400. Yarumiwe shoferi noneho. Noneho gendereye muganga nyine avure mama, ubundi asigara mugende mugura ibyo mukeneye mu rugo nuko nguko. Kandi numugeraho mume tuvugane. Shoferi yarumiwe. Niko wohereje 500 koko? Ati cyane. Kubera iki? Ati buryo ubuzima ni ingenzi cyane. Udafite ubuzima ntacyo waba ufite. Kandi gendagira mama wawe amavure neza akire vuba.
ndashaka no kuzajya kumwisurira njyewe. Shoferi arumiwe ati rwose urakoze cyane, ntabwo ngenzi ukuntu nabivuga, Imana ikomera umugisha. Ati rwose ntuzagire ikintu uzabura, Imana izabane nawe. Shoferi yaratunguwe ati njye ndashaka kuzajya kureba mama wawe rero, nkareba umuntu wabyaye umuntu mwiza nkawe, nawe ashobora kuba ari mwiza cyane. Ati niko yemeze rwose, umukobwa ni umuhanga cyane, azi kuganira, azi igikwiriye mu rukundo no mu rushako. Shoferi yakomeje kugenda avuga ati murakoze cyane, nta kindi kimuri mu mutima, kandi umukobwa azi kwihangana, ntabwo yahise avuga ngo dukundane, reka ntabwo ari nk'abandi ngo nagukunze ngo ndashaka kumbera umusheri. Yaritonze. Bageze mu rugo, shoferi ati yenda wanjye ndagushimiye, wakoze cyane pe. Umukobwa ati rwose nuko bimeze nta kibazo, ahubwo mpa akanomero kawe ka WhatsApp. Yahise azimuha yihuta. Umukobwa ati ariko urakoze cyane. Shoferi ati ahubwo ninjye wagushimira cyane. Ariko se Willy koko ubu ngubu uragenda njyewe ntanaguhobeye koko ngo ngushimire ibintu byose twiriwemo, ariko niba utabishaka byihorere. Avuga amagambo abaze yatekerejeho naguhubuka, kandi amagambo afite impamvu, afite n'ubusobanuro. Mu rukundo si amagambo gusa n'ibikorwa biba bikenewe. Icyakoze cyo rwose cyashituye ibitekerezo by'umusore. Yagiye ku modoka ya papa we y'umukobwa arayireka, murumuna yarategereje, yabonye baje aravuga ati reka nicara, ariko mana nanjye batinzeyo, yaba ni njyewe yitwariye. Mukuru yaraje ati mukuru wanjye, ariko noneho bagukoreye umusatsi neza, warebye se? Yewe ndarenze we, none se ubundi ko nakubwiye ngo nzanye akantu ko kunyungutara? Ati ngiye ntako nazanye, ko nabwiye se ngo amafaranga wayampaye. Yarababaye bavuye kwishima. Se ubu ngubu wa musheri wanjye ntabwo yamumaze, reka ndebe. Ubu ngubu ntabwo yamukozeho. Yatangiye gufuha. Yagiye mu cyumba arishima. Ati umunsi umwe ngiye ndi kumwe na William, umbereye nk'imyaka 10 ndi kumwe nawe. Ni mwiza cyane kandi azi kwita ku muntu, aratuje, ni umugabo nifuza rwose n'inzozi zanjye pe. Ariko mana yanjye William, mana ni mukuru wabo, ni mwiza, ni umukire, afite ubwenge, avuga amagambo make, akagendana n'ibikorwa, kandi azi icyo ashaka. Arashaka umugabo. Shoferi agiye gucyura se rero nuko nguko, kandi none na nyina w'abakobwa nawe nuko nguko, nabo barakundana. Umukobwa avukiye mu rugo ruri mu rukundo, navuka ashaka kubaka umuryango ngo azabeho yishimye nka mama we. Barahageze nuko babakiriye, bite mukobwa wanjye, ariko mwana wanjye uri gusa neza pe, umusatsi wawe ukoze neza pe, ariko ko wishimye cyane byagenze gute? Mukobwa wanjye rwose ni urukundo, urakamarayika kanjye. Ariko uramureba, mwebwe se byagenze gute? Natwe byagenze neza, ahubwo se murumuna wawe ari hehera? Ari hariya rwose pe. Atumva umusatsi wanjye nawe urawishyurira rero, kandi afite ibifaranga. Atereka reka mukobwa wanjye, ibyo ngibyo ntabwo nabyishyura. Ndakuguriye imodoka se nkugurire n'imisatsi? Reka. Arashaka umugabo, arakuze, ni n'umukire. Murumuna yaragarutse. Se mana yanjye shoferi agiye hehe? Ko nende kumubona ahanga bamushatse mu nzu bamubuze. Mana yanjye we nguriya pe, reka ukuntu ari mwiza, reka njye kumureba. Nuko yaje akingura imodoka amusangamo. Shoferi arumirwa. Wambonye se? Ese umeze neza ko ndoze wihereyera mu modoka? Ati ngiye meze neza nta kibazo, ndananiwe nyine ndi kuruhuka. Nanjye ndaje rero, reka nze turuhukane. Ahita asohoka. Bamwongeje umushahara ngo atazakora ku bakobwa b'abandi. Atumva ngenda nagiye ahubwo. Ariko wari ugiye kuruhuka? Ndi kuruhuka, ariko ubu ngubu ndarangije. Reka nigende urugire umunsi mwiza ahubwo. Shaka kumbuza umushahara wowe. Nuko yagiye. Umukobwa arababara. Ati sha ngiye nzagutereta ikindi gihe. Hari umugabo se waranira umukobwa yamushatse. Yageze mu rugo atangira kuvuga ati mfite ubwoba, Daisy na Ella bose barankunda, ariko mana umfashe batazambuza akazi. Ntabwo ushaka kubura akazi kanjye, najya mu mwanda, najya mu macuho rwose. Bose wanjye aramutse abimenye ko abakobwa bagiye kunkunda no kuntereta byambera bibi, kandi arabimbujije, yaranabimpembeye ko nitwaye neza. Hari uwahamagaye mushiki we. Mushiki wanjye umeze ute se? Twe tumeze neza. Mama ameze ate se? Nawe ameze neza. Okay, muye telefone tuvugane noneho. Ati mama wanjye mumerewe mute? Mwana wanjye ndarembye, ariko ndakugenda noroherwa, mfite ubwoba. Ati mama wanjye rwose ihangane, kandi byose bizagenda neza. Komeza ukomere kandi wihangane. Ntabwo nifuza ko ari ikibi cyakubaho, kandi bizakumerera neza, wihangane. Komeza urwane n'ubuzima, bizakunda, kandi ukomere kubera njyewe. Ubinkorere, wihangane. Umusore akunda mama we. Umukobwa bizi neza cyane,
yakubise ahantu rwose humvikana kuri mama we, aramufasha aramuvuza, ariko nanone n'abandi baramukunda, kandi nanone burya urukundo ruruta byose, kuko umuntu ashobora no kuguha amafaranga atagukunda. Ariko mana yanjye we, mana yanjye ni ukuri ntabwo ushaka kubura akazi kanjye. Abakobwa banyize yakomeje kubyibazaho, bose baramukunda kandi babimweretse. Mu gicuku hari uwahamagaye Ela, wa undi mukuru. Umuntu uhamagara igicuku ubu ni Ndera. Ati bite none kuri guhamagara mu gicuku sera, umeze neza uri amahoro cyangwa? Ati ngiye mfite ikibazo pe, kuryama byanze. None bikumereye gute? Ati gusinzira byanze. Ngo none ngo wanze gusinzira se kubera mama wanjye arwaye se? Reka turyame humura, ugire ijoro ryiza. Umukobwa ari kwita kuri nyirabukwe rwose, ari kumwivamo nka nyirabukwe. Mutoya yaragarutse. Ye shoferi ndamukunda cyane, atangira kwimeza neza. So ntabwo uri kundeba waje ukantereta? Aritegereza nuko yigira mwiza. Ariko mana yanjye dore ukuntu nashyushye ni ukuri pe. So hano ku kibuno ntabwo waza ugafataho, cyangwa hano mu gituza ukamobera? Arijijisha akomeza kubyina aho ngaho inyuma ye. Shoferi akajya areba, ariko uri na mwiza arata, nuko banyirukana kandi urananyikundira. Bosi yaraje, umukobwa nawe arirukanka. Ariko mutoya hari ibyo atari yasobanura neza, kandi nanone ntabwo yitaye ku marangamutima y'umusore, kandi nanone ntabwo yitaye ku bwoba bw'umusore. Ariko mana yanjye we, aragiye koko? Ariko ni na mwiza pe, bose tuzakundana ryari? Hari ubareba byose, mama wawe iyo ahari rwose aba bareba. Mu modoka ati umukobwa wanjye ejo azava ku ishuri, umuhe nomero ya telefone kugira ngo nibasohoka azaguhamagara ugende umurebe. Ati none murumuna wanjye bimeze gute? Kutaje gufata ifunguro rya mu gitondo? Ariko yaragiye guhengereza shoferi. Ngiye nta nzara mfite. Ariko bite byawe ra? Yaragiye kwirebera shoferi, abandi bafata irya mu gitondo adahari. Mukuru atari ko William nukuri uri mwiza cyane, uteye neza, wumva urubakitse pe, uruzuye ahantu hose. Wibye umutima wanjye warabutwaye, ntabwo ngiye nakwemera kukubura uko byagenda kose. Ndashaka ngiye kuzayibwira papa wanjye akabimenya. Ngomba kumubwira ukuntu ngukunda. Umukobwa ni umuhanga azi igikwiriye, yanze kubwira umusore ati rwose ngenda kwikundira dukundane reka. Ndashaka kubivuga ibukuru. Shoferi bamwirukane cyangwa se bamumuhe? Reka turebe uko byagenze. Ese nayibwira papa we, papa yanga ko shoferi yamuteretera abakobwa, biragenda gute? Ahari ntibarita bamwirukana se? Shoferi yaratashye ati mama yantumye ngo nguhe ibi ngibi. Ariko buretse reka mbanze nkubwire, mba nanakubuze reka. Ariko ibintu nakubwiye wagize icyo bivugaho. Shoferi atari ko wakwihanganye, ngiye ntagiye mfite. Mutoya atari ko ngiye kubera icyo ubutanyitaho? Ariko ngiye narabikubwiye, uri mwiza cyane ndabizi, ndagira ngo tubihagarike rwose. Kuba mwiza kuri ngewe ubireke. Ntabwo ushaka kubura akazi kanjye, ntabwo ushaka amatiku hagati yanjye na papa wawe. Ati ngiye by'akazi kawe, ariko ngewe ntabwo ndeba. Uri kugenda unyanga ngiye kubera akazi kawe se? Fata se vuba kandi ngewe ndeke. Mutoya ntabwo yitaye ku bwoba bw'umusore, ariko burya niba ukunda umuntu ushaka no kumubwira, ugomba no kugenda wita kurya ku mirongo, agenda ashyira imirongo ntarengwa. Niba kubwiye ati mfite ubwoba buretse abanza bushire, niba kubwiye ati ngiye kubanza mbitekerezeho mwihorere. Shoferi nawe rwose arabibonye ko umukobwa yamwikundiye kandi ni mwiza. Ati ibingibi biratangaje, ariko se baragira ngo mbure akazi kanjye kuko abakobwa babiri bari kundwanira koko? Gusa mama wanjye namuha iki? Biratangaje. Shoferi afite ubwoba, mukuru yarabyumvise, muto yanze kubyumva. Ariko gukunda umuntu ni ikibazo ra? Ariko ubu ngubu ngiye nkora ikira ngo uriya musore dukundane, ndagira ngo ngiye mubone dukundane. Ariko urabizi, ngiye reka ngiye mbibwire mama cyangwa mbibwire papa wanjye. Mama wanjye niwe nkunda, niwe dusa, reka bare mbibwira. Buri mubyeyi akunda umwana burya basa cyane. Ati ngiye reka mbanze mbibwire mama wanjye, abimfashemo ntago ngiye namuhomba. Yagiye kubibwira mama we, undi agiye kubibwira se. Umukuru nawe asa na papa we. Umukuru yaraje, umva wiri, none se umeze ute? Ati meze neza. None se amakuru yanyu kandi? Shoferi yababaye. Ariko ufite ikihe kibazo? Umerewe neza? Ni mukuru azi kuganira. Ufite ikihe kibazo wambwiye? Ati ngiye ntago mu mutwe wanjye bimeze neza ariko ngiye ndahari rwose, wambwira ngo uteze amatwi. Byakugendekeye gute? Ariko wambwiye, ngiye ntabwo rwose ndi umunyamahanga kuri we mbwira. Yitaye ku marangamutima y'umusore cyane.
bwa mbere yavuje mama we, bwa kabiri arashaka kumva ibibazo afite ngo yumve niba aricyo yamufashaho. Ati noneho niwumva witeguye kuzambwira uzambwire. Umusore yarikirije ati rwose ngenda hari kugira ngo ufashe kandi uzamererwa neza, humura bizagenda neza, uzambwire ngiye nta kibazo rwose. Umukobwa azi kwitonda no gutegereza no kubahiriza amahame y'umuntu yashyizeho. Niba ntacyo ashaka kuvuga mureke tuzi, niyumva ari ngombwa azakubwira, ariko mutoya we ntago abizi, ari guhatiriza. Impamvu byacanje shoferi, hari ufite urukundo rugurumana, mukuru nta kintu yari yavuga, kandi rwose ihame ryo gukunda riba rikenewe ahantu hose. Papa yaratashye, mukuru ajya kumureba atari ku bundi komba nk'ubona ugenda hariya ku gipangu wari ugiye kureba ikira. Yari agiye kureba shoferi kandi ati ngiye hari ikintu ushaka kukubwira, ariko none se nibyo ngibyo ari kujya hariya ku gipangu se? Yamubona agiye kureba shoferi ati ngiye nkunda William. Ngo ki? Ngiye ndamukunda William rero. Papa yarumiwe, ndamukunda cyane rwose, umutima wanjye rwose uri muwe pe, ntabwo nabasha kubona mufite. Papa ntago ashaka ko shoferi amukorera ku bakobwa, shoferi ni umukene. Yagiye atavuze, yongeye ibibazo. Papa yaje yababaye kubera amakuru yahawe n'umukobwa we. Ariko se bite kandi yo ko nduzi wababayira? Nibyo ngiye meze neza, nibyo nyine ngiye meze neza pe. Akuramo inkweto, umugore azi kwita ku mugabo, wumva urajya koga uraza kugubwa neza. Ingo nk'izo nizo buryo umuntu agomba no gukuramo umugeni, kuko akenshi ngo umukobwa ntago ashobora kuba umugore biri kure ya mama we. Muzehe byaramucanze, yifitiye umugore umwitaho, ubwo n'abakobwa be rwose bazabita ku bagabo babo, kuko bagiye bibona mama wabo bikora bakagira ngo niko bigenda. Muzehe atari ko shoferi we wambwira abakobwa banjye bimeze bite? Shoferi agize ubwoba noneho arashya. Ibyo bintu se ariko ngiye nta kibazo ngende kubyumvamo. Warwaye mu mutwe se wasaze? Ibintu mwandikira kuri WhatsApp ntago nabibonye. Ariko ngiye nta kintu kiri hagati yabyo rwose. Yarambaje ngo umunsi wagenze gute, ndamusubiza nta kindi. Tubumwizere koko? Ati ngiye ngizere rwose nta kibazo ngiye mfite. Byo nkubwira ni ukuri. Twarasha. Kandi yibitsa amakuru ko umukobwa ari wo mwikundira. Mutoya yaraje. Asa na mama we. Baranakundana. Ati mama umeze ute se? Meze neza, wasinziye se? Nanjye rwose nasinziye pe. Niba hari icyo ushaka rwose mbwira nkiguhe. Ati ngiye se icyo nifuza kirakomeye, ndabizi ko ibyishimo byanjye ari byo ubaharanira. Turabizi nawe niko bimeze rwose. None bimeze gute? Ati ngiye nkunda William. Kunda William? William uwuhe se? Mama nta nubwo azi amazina neza ya shoferi. William arimo arambwira ni uwuhe se? Avuka he, akora iki? Afite ibiki? Ariko wowe ntabwo uzi umuntu witwa William ra? Ubundi kuvuga aho uba aha ngaha? Ngiye William ndi kwibuka rero ni umushoferi wacu. Niko bimeze se? Umushoferi wa papa wawe? Ate cyane niko bimeze. Mama yarumiwe. Bite wa mukobwa we? Uwo muntu wakunze rumva byoroshye, reka nigendere. Mama yagiye atavuze. None se ngiye ndakubira nkunda umuntu ukagenda nta kintu uvuze? Gira ikintu uvugaho rwose kandi ugende icyo ubikoraho, ngenda mukunda cyane. Mama ati none ndagira ngo mbikoreho iki se? Ndagira ngo ngende mbikoreho iki? Ariko ubundi wowe wariyumvishe witega amatwi neza ari mbere yuko bimbwira ngewe. Ubu ufite icyo wabikoraho? Yagiye yarakaye. Mama nawe nta kintu yabikoraho. Ariko uyu mukobwa aragira ngo mbivugeho iki, rambikoreho iki ngewe? Umushoferi wa se kweri? Umuntu w'umukene? Icyo atazi nuko hari uwundi wabibwiye papa we. Murumuna yagiye kwibaza, ariko si uko gukunda William utwara papa wanjye ni ikibazo. Ariko kubera icyo abantu bose ngiye mbabwira ntibanabyemere, ubundi hari ikibazo kibirimo, babigiraho ikihe kibazo? Yagiye mu gahinda. Ndifuza ko ngiye William yambera umugabo akankora no muri uru rugo, nanjye nkajya kwishima nk'uko mama mbona yishimanye na papa. Uwavukiye mu rugo rwiza akura nawe ashaka umuryango, ariko wavukiye mu rugo rubi akura yanga umuryango. Yagiye gucurera umutoya wiga ati uri umushoferi wa papa, ariko ngiye reka kunyita mabuja. Urumva kuko uri kunyita mabuja ngiwe? Urabona ngiye ndi nyokobusha se? Urumva ndishimye cyane, papa wanjye afite umushoferi mwiza. No bwa mbere amubonye. Aturakoze cyane, nanjye nishimiye gukorana na papa wawe. Papa we ni umuntu mwiza. None ariko mba nanjye ndi kukureba ngatwarwa. Yicaye nayo mu modoka. Ariko se hari ikibazo ufite? Atereka reka ntacyo, ahubwo uri cyiza cyane, ngiye ndi kukureba ngatwarwa. Ese ugira umusheri? Shoferi yabuze icyo asubiza. Ariko kuki udasubiza wowe?
nukora papa wanjye se uramutinya? Njye ntago nyiri umwana rero, ubu ngubu ufite uburenganzira bwo kujya mu byo nshaka, gakora ibyo nshaka njyewe. Urumva n'uwo nakunze njye nanamugumana, ni mukuru wa mutoya. Ariko ubu se uzaba ufite akanya ryarira ngo uzansohokane tujye kuryoshya ubuzima? Hari ikibazo se bibaye? Ati njye ntabwo ushaka gusuzuguza rwose mabuja, njye ntabwo nabijyamo. Ariko ibiki wowe uri kwanga kujyamo wowe? Njye ndagukunda. Ubu ngubu ntabwo uri kubona ko njye nagukunze? Mbibwire papa wanjye se nzayamubwira njyewe ariko ubundi we nibwo ukiva ku ishuri kare icyo cyanzanye ko ngujyanye mu rugo urashaka iki? Ariko ibyo ngibyo njye ntacyo bimbwiye, njye icyo ushaka ni uko mbera umusheri, ndashaka ko tugera tuganira. Tumva genda twaye rero utaneze n'impanuka ahubwo, ariko njye wanatwara turi no kuganira. Tereka reka gwe uri kugenda unjijisha, uri kunjijisha reka ngende nitwarira imodoka, kandi wicare neza ureba n'imbere, ushyiremo n'umukandara neza. Ariko uri cyiza rero, njyewe rwose nakwikundira, ndashaka ko tuba inshuti ukajya unsohokana. Ati mukaya turaza kugera mu rugo rwose kandi baragukumbuye cyane. Ariko rena mwiza yowe, uwo ngo wavuye mu ishuri rwose yifitiye amavashuri, ntago azi ibyabereye mu rugo, azi ko ari we umwiboneye wenyine. Bageze mu rugo uwateta agashoferi n'uwo ngo uri mwiza werekana igendere, azahamagara nuko baje, yewe turakwakiye cyane. Mukuru niwe waje kumwakira. Urumva ndahageze pe, ariko uri na mwiza, wabaye mwiza pe, ye ndishimye cyane kukubona nanjye nuko. Bagushyiriyeho n'agasatsi keza gashya. Shoferi akomeza gukora akazi ke. Mama ari hehe se? Umva tujya kumureba kabisa. Murumuna ntago aba abyitayeho, abategereje shoferi kaza gusanga mutangire. Araje nuko bagiye mu byishimo. Umva ndahageze mama ne nuko yego n'ibyishimo gusa. Ariko ngiye umugabo wanjye ariko ngitaho we, urabona ukuntu nabaye mwiza, atera abakobwa b'ishyari. Ariko ngiye ni ngiye uteka, ni ngiye kugaburira neza. Ariko sha mumenye ko so ari we nyitaho. Nange muzashaka abagabo banyu, urukumbuzi rwari aho ngaho. Mukuru wabatumva mujye guteka se kandi? Ati twebwe ntabwo duteka we. Mva mugende muteke se vuba kandi. Ahangaha nta mukozi tugira. Umushyitsi nuko bamwakiye, nagomba kujya guteka. Bagiye kurya. Done imeze gute se? Ese ufite umusheri? Ameze ate? Umusheri wanjye se? Ameze neza. Kandi ntiyari yaporopoza, ni mwiza cyane se? Ndi cyane we yararenze we. Ahubwo ibishuka aramureba njye amaso yanayakuramo. Ariko ibintu byanga byose nimwe mubikorara, nta mukozi mugira? Twebwe nta mukozi tugira we, turabyikorera. Njye ntabwo nzitesha umutwe rero njya muri ibyo ngibyo kabisa. Ntabwo ki? Ubuse urumva we muntu w'umukobwa wareka gutekara no gukora amasuku? Ati njye nta stress shaka we. Umva we ugomba kubikora. Ati ntabyo nakora. Uzateka ntabyo nzakora. Uzabyiga we niba utanabizi ugomba kubyiga. Urumva ndi wajya kwitaho se? Ubundi ushinze urugo wajya urwitaho gute? Tumva ngiye kuryoshya ubuzima muri no vacances. Mfite ifaranga, papa yamaye amafaranga menshi cyane. Moto yaje gutangira shoferi amwirukaho, abandi bari kuryoshya bagiye kwirebera rwose umusheri. Umva buretse ariko mama arongera arareba. Ati rwose ibingibi bivemo, winteze ibyago, narabikubwiye ntabwo ushaka kubura akazi kanjye. Ati kuwe ntabwo ushaka kubura akazi kawe, ariko nanjye ugomba kumfata. Kuki uhora uvuga ibingibi? Ati njye ntabwo ushaka kubura akazi kanjye, ariko ntabwo uzi ibiri kujya mbere. Njye nta kintu nitayeho we, byose bizagenda neza, nta kintu kiri kujya mbere ahangaha kibi. Nyamara biraharatira rero wa mukobwa we. Njye byanjye byarangiye, akazi kanjye nakarangije ndatashye, reka nigendere. Atari koko kuragiye, ariko ngenda gukunda cyane, ubu uransize koko. Yarigendeye. Moto yari mu rukundo, ariko ntago yitaye ku bibazo by'umusore. Iyo umuntu akizeho imirongo ntarengwa akubwira ngo tegereza, ugomba gutegereza. Abafite impamvu. Abandi baganira, hari uwahamagaye. Yewe bite se papa wanjye? Umukobwa wundi yaje. Uraza ryari ngo murebe se? Urasanga naguteguriye akantu karyoshye ko kunywa. Papa wanjye mumeze mute? Meze neza nahageze. Ndagukumbuye cyane pe. Umukobwa rwose aza no kwita kuri se. Ni mukuru mu mutwe, azi icyo ashaka. Undi yarafuye. Niko era niwe usigaye wita kuri papa wangera ngo waramumuhaye? Nenda wabeshye se? Nta muntu ngiye nahaye umugabo wanjye. Muto yaragarutse, bamuteye indobo, mama yabibonye. Uvuye hehe se? Ariko wowe usigaye warabaye umusekretari, ko usigaye wirirwa hanze.
amata ariko ninde ngo wita ku mugabo wanjye harya? Ati n'uyu nguyu uvuye mu ishuri ntago ari njyewe, mubaze mbahanesha. Azagira umuntu winjira mu cyikora agiye gutekera umugabo wanjye se mwereke mujya muteka ibyanyu we, muri gufuhira sosi. Bakuriye mu rugo n'umugore wita ku mugabo barabizi neza. Shoferi yaratashye, hari uwahamagaye Era azi ko yahangayitse, shaka kumenya uko amerewe, nta n'ikintu aramubwira. Atumeze ute se umugoroba mwiza? Ati none we byagenze gute, umunsi wiriwe gute? Ati nibyo ngibyo, ariko hari byinshi cyane nyine. None ubundi ufite ikihe kibazo ariko kutavuga? Ati ibingibi ngomba kugenda ashaka ukuntu nabikemura kuko ntabikoze byazampenda cyane, ushobora kubura akazi kanjye, icyo kibazo mfite. Atari kuri kuvuga ibiki, yabuze uko abisobanura. Ati iyo nzu yayo rwose njye nyifiteho imitego myinshi cyane. Ngo nguki ari kuri kunshanga, ninde se uri kugenda gutega imitego? Mutoya rwose ntago yitaye ku byumviro by'umusore. Atari ko ntuhangayike, njye rwose ndi kumwe nawe, ntugire ikintu utinya, tuzabicamo ibyo uzacamo byose, kandi genda bikubwiye ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Ndakwinginze uzagumane nanjye, ibyo uzacamo byose nzaba ndi kumwe nawe. Yarwaje mama we, y'umukobwa yavuga ntago umusore yabihakana. Umukobwa n'umuhanga cyane, azi kuvuga mu gihe gikwiye. Ati nanjye ndagukunda, umusore aravuga, kandi ibyo ngibyo nta kibazo, tuzaba turi kumwe kuko. Batatu bose baramuterese, ariko uburyo bivugamo buratandukanye. Bamwe bavuga biyitayeho bishakira umusheri gusa, undi akabivuga mwitayeho yishakira umugabo. Mama w'umukobwa yaragarutse, yaraje. Mama urashaka iki se? Ati ibyo wambajijeho nyine ngo ukunda William nibyo binzanye, none se ubundi ujanga kugira gute? Narayibonye ukuntu wari uri kumwirukankaho pe umwinginga. None se narayibonye, niba warayibonye ngiye ko nabikubwiye wabikozeho iki? Ukagenda bivuga ahantu hose ngiye ngurirwa ku gipangu se? Atari ku bundi yakubwiye ngo iki? Ntabwo ngiye mbizi, uri kumbaza iki se? Iyo ubyitayeho uba waramfashije, ngewe. Mama ati ngenda shaka ibyishimo byawe, ariko niyo mpamvu ngiye njanga. Yakubwiye ngo iki? Yaravuze ngo ntagashaka kubura akazi ke. Cyo ni ikibazo, ariko ni ikibazo pe, ariko nzayimubwiraho numve ibibazo yaba afite. Uzamuniretera koko? Ati cyane. Narabikubwiye rwose mwana wanjye, ibyishimo byawe burya ni ibyanjye. Ntabwo azi ko abandi bamukunda nabo. Umukobwa ati rwose niko yemeze, ndagukunda mama wanjye. Mama yemeye kuzajya kumuteretera, nyamara n'abandi nabo bari kumutereto, kandi arababwiye papa we. Ese hagati ya mama na papa ninde uzatsinda undi? Papa atangiye kwibaza nawe none ibyo umukobwa mukuru yamubwiye. Ati none ubundi ko bwije uvuye hehera? Mvuye kureba umukobwa wanjye. None se hari icyo yakubwira? Yagize ngo ni Era mukuru kandi ni muto yavuyeho. Ati ngiye ni mukuru ndi kukubwira. Nta kintu ngiye yambwiye uriya mukuru. Ese wabwira uriya mukobwa mukuru agahagarika kwirukanka ku mushoferi wanjye? Mama aratungurwa, avuye azi inkuru yuko n'umuto yamwirukankaho. Ngo ikindi ko bimeze se? Ati niko yemeza agomba guhagarika ubwo busazi bwo kwirukanka ku mushoferi wanjye. Uzi ko yaje akambwira ngo aramukundara, namubonye ari kumwirukankaho pe. None mukuru Era niwe abikubwiye? Ati cyane. Mama arumirwa, n'ibiki biri kuba muri ino nzu? Hari uwaje munyeshuri nawe araje, abasanga bari kumwe. Ati papa wanjye kutaryamye ubundi wowe? Mumpe nomero ya kabiri ya shoferi, ngenda ashaka kumuhamagara, ni mu gicuku. Iyo asanzwe atangayikuyeho, ariko ikibazo kirangana ikihera. Urashaka nomero yindi se ya shoferi ngo yimaze iki? Ndayikeneye ngiye, ndashaka kumuhamagara pe, hari icyo nshaka mfasha. Muyime rwose. Ukeneye nomero yindi ya shoferi muri iri joro ngo yimaze iki? Ushaka kurara muteretana se? Ngende mukora, ariko shaka gukora icyo shaka cyose. Kuki muri konsakureza se ngewe? Ndi mukuru rero, ngende naramwikunde rero. Baraseka none barumirwa. Naramukunze pe, kandi ngenda mukunda n'ukuri. Abakobwa batatu. Ngo nguki nawe se kandi? Ati ngenda kuza, ariko ubu ngubu nemere no kujya mu cyo nshaka ngewe. Mumpe nomero ye ahubwo ngiye kwiteretera. Papa tumva rero, jya mu cyumba cyawe se vuba kandi izo nomero ntazo ubona. Mama ati none ibi ni ibiki? N'uyu nawe se kandi? Akigera ahangaha, uzi ko mutoya yabimbwiye nawe yarambwiye ngo yaramukunze pe, ntabwo ngiye namufashije, naramwihoreye. Yaramubwiye ngo ntabwo ashaka kubura akazi ke, aramwirinda nyine. Papa arumva ati ubwo rarakabuze birarangiye. Ntabwo ngiye nakwemerera abakobwa banjye kubona bari kurwana bapfira umugabo umwe rwose, ntabwo nabyemera pe. Ni ikibazo gikomeye, abana banjye batatu bakarwanira umusore umwe.
bava ndimwe ntago bisanzwe ndamwirukanya ahubwo. Mama ati mbwiye biteye ubwoba pe, wambwiye ngo mukuru abikubwira nanjye muto nabimbwiye, uriya nawe araje ukigera aha ngaha avuye mu ishuri ngo yakunze umuntu. Ababyeyi byarabacanze, abakobwa nta n'umwe ubizi. Bwarakeye aza kureba shoferi aje mu kazi, ati ngenderaye nasinziye reka nkwibwirire rwose. Shoferi atari kuwandetse urashaka iki? Mama arabireba ariko ihangane rwose, njye papa wanjye ndabimubwira pe, ndashaka ngo mbere umusheri, ndashaka ngo ujyane ahantu wibera. Shoferi atari kuwandetse, njye ntago mba njyenyine mbana n'inshuti zanjye. Ubana n'inshuti zawe se, tujyane noneho zose nzirebe, abantu beza nkawe ndeba ahantu baba. Ariko wandetse urashaka iki? Uri kunshyira mu byago. Atariko wakwihanganye kuko shoferi we, ndagukunda cyane kandi ndagukunze ku munsi wa mbere nakubonye, ndagira ngo mbere umusheri we tujye twikundanira rwose. Shoferi ati ibyo murimo ntago mubizi, uri kunshyira mu byago, ngiye ntago nabyemera rwose. Wandetse ariko? Atariko ngiye ndagukunda cyane, ubu ngubu ntago uri kubireba. Papa yaraje, umunyeshuri noneho we ntiyanamurekuye. Ati papa ngiye mfite icyo ushaka kubwira. Yarabivuze nijoro. Mama we yarumiwe gusa. Njyewe uyu nguyu ndagira ngo nsohokana njyana ahantu ashaka, ntabwo ashaka gupfusha igihe ubusa pe, mureka njyane njye kuruhuka. Ariko papa ntabwo byumva. Ati nuko bimeze se? Agira ngo arabyemeye, nyamara yafashe umwanzuro wo kwirukana umusore. Umukobwa yagiye maze ari kubyina, reka njye kwambara shoferi ansohokane, nyamara bagiye kumwirukana azira ubusa. Atumva shoferi, sobeza njyewe igikapu cyanjye. Nisubiyeho ntago akazi kigafasha, nta munyeshuri yabijemo. Ndagushimira cyane ku kuntu wakoze rwose, imbaraga zawe, kwita ku kazi, kwihangana n'ubunyangamugayo. Abakobwa banjye ntabwo babaterese, ariko uko bimeze noneho ubu ngubu urirukanwe ku kazi. Ariko se boss we kubera iki? Ati ngiye ntago nabyemera kubona abakobwa banjye bari gushwanyagurana, bari gupfa umugabo umwe. Ntago ngiye nakwemerera ko guteza ibibazo muri uyu muryango. Ariko ngiye rwose ndarahiye ntago nigeze nteretamo umuntu n'umwe, nta muntu n'umwe ngiye nziranye nawe pe. Nibo banzaho ngiye nkagenda mbirinda, nakoze uko nshoboye kose ndabirinda, nta muntu ngiye mfitanye nawe gahunda, nta n'umwe pe muri bo. Ati ngenda kwishyura umushahara wawe wo ku kwezi we nta kibazo, ntago ngiye nshaka ibyaga aha ngaha, ntuzibeshye kugira umuntu wegera aha ngaha mu muryango wanjye. Ariko ngiye rwose nta kintu ngiye nabakozeho. Ati wese n'imfunguzo z'imodoka bubwa, ariko ntabwo ugomba gukora ibi ngibi, ndarengana, zana imfunguzo we, winyirukana. Nta kintu ngiye cyabaye hagati yanjye n'abakobwa bawe, nabibabwiye inshuro nyinshi. Ati ngiye sinifuza kunyirukana, nakubereye umwizerwa, zana imfunguzo se kandi ntabwo ari ikosa ryanjye. Atumva wigendere kabisa, ugira umunsi mwiza. Yakomeje kwinginga ariko bipfa ubusa. Umunyeshuri ari kwiryoshya, agiye kunsohokana, tujye kuryoshya ubuzima. Mutoya yaraje. None se ko wishimye cyane bimeze gute? Umva nyine ngiye gusohokana n'umuntu, ubu ngubu William none agiye kumbera umusheri. Mutoya ati ngo iki? Buretse uvuze ngo iki? Subiramo ibyo uvuze. William ngo iki? William shoferi agiye kumbera umusheri ngewe. Papa yabyemeye we, agiye kunsohokana anjyane n'ahaba. Yarasohotse. Reka njye kumwibariza ngewe. Mukuru yaraje. Ati bite ko mbonye yasohotse arakaye se? Ngiye ntago nzi impamvu mbonye agiye arakaye. Ndamubwiye ngo ngiye ntago nakwanganira ukuntu ngiye kuba sheri na William. Mukuru ati ngiye nanjye ntago mbyumva, ariko ngiye William ni umusheri wanjye. Ariko ibi ngibi birangane bikira, ngiye n'uwanjye we, n'uwanjye kabisa. Atumva uriya n'uwanjye ngiyewe. Ati reka ngiye n'uwanjye, ariko wowe n'uwawe gutuma umuntu maze umunsi umwangaha, wumva n'uwanjye we. Mama ati ikibazo gihari rega, mwese muramukunda, icyo kibazo gihari mwari mubizi se? Atumva rero n'uwanjye ngiyewe. Mukuru ati reka barakubeshye, ubu bari kurwanira yirukanwe. Yatangiye kwibaza, buri wese yakoze ibyo agomba gukora, yavuze ibyo agomba kuvuga, yakoze ibyo ashoboye, ariko se ninde wakoze ibikomeye cyane? Ninde umusore yakumva? Mukuru we yatangiye kuvuga ati rero ngiye ntago nabyumva, nta muntu n'umwe ngiye nakwemera ko ntwara uriya mushoferi wanjye. Reka mpamagara ahubwo, yaba murumuna wanjye yaba munyeshuri, reka nta n'umwe ngiye nabyemerera. Yanze gufata telefone, ntago bose bari bamenya ko yirukanwe, na telefone yarayijimije ahubwo.
ariko mukuru yaragerageje ntabwo yigeze acika intege. Ibyo yasezeranyije umusore byose yagiye abikora akamwitaho. Yiteye ku gahinda ke yita ku mirongo ntarengwa umusore yagiye ashyiraho. Mama agiye kureba umukobwa we mutoya ati rwose njye ndaje aha ngaha, ariko nanone ntabwo njye nigeze mbwira rwose uriya mushoferi mukubwirira ibyishimo byawe urabizi n'ibyanjye, ariko ntabwo byakunze. Nanjye byarantunguye, namenye ko rwose wa wundi ukunda na mukuru wamukunda n'uyu munyeshuri nawe akaba yaje akamukunda, ari no kwaka nomero ye ngo amuhamagare nijoro. Ibyo ngibyo ni ubusazi mwana wanjye. Abakobwa banjye batatu bose bari kurwanira umushoferi wacu, ibyo bintu se ni ibiki? Mva mwana wanjye mureke yigendere, byose byikuremo birangire. Iki ngiki ni icyorezo aha ngaha mu rugo, ntabwo bizakunda rwose. Ubu ngubu yirukanwe, none ntabwo azagaruka aha ngaha. Yaratunguwe ngo nguki mwamwirukanye se? Ntabwo nabyemera njyewe, ntabwo njye mwamukora ngo mbyemere. Ndamukunda cyane kandi nawe arankunda njyewe. Byose ni ukubera papa wanjye rega yagiye amubuza ngo atabura akazi ke nta kindi. Ntabwo njye nabyemera ntamufite. Mama duceceka rero, ariko uri gipfamatwi kugira ngo byose ntabwo wabyumvise, ariko wabanje nawe kwiyumva wowe ubwawe. Ngende kukubwira ikintu gikomeye cyane ukatangira kuvuga ibyawe se. Ubu se noneho muramutse mubanye byagenda gute? Uza mu buzima nta muntu ukugerera mu rugo, abavandimwe bose batahagera kubera ko ngo babatwariye umugabo, ariko uragira ngo umugabo aze asenye umuryango wose ra? Ati njye ntabwo byitayeho, njye ndashaka kumuvugisha gusa, mumpe nomero ye yindi ngiye muvugisha. Ati ibi ni ubusazi ntayo tuguha, nta kintu wakorana nawe, ntabwo twabyemera. Niwo mwanzuro ngiye nguhaye. Kandi mutoya byaramucanze yararize ati njye ndamukunda cyane, ntabwo njye nabyemera, ntabwo namurekura, nawe arankunda kandi. Yararize ati William ndakwikundira kandi nawe uranyikundira. Umunyeshuri yagiye hanze ku gipangu kureba ko wenda shoferi yaje. Ati njye ndashaka William, mumpe nomero ye yindi. Ariko ati jya mu nzu sefu, urashaka iki wowe? Wasaze wowe, waje mu biruhuko waje guteretana aha ngaha? Mama yarumiwe, ubusazi buri aha ngaha ni ubiki koko? Yasubiye mu nzu. Mukuru rwose yibereye mu gahinda nawe. Yamenye ko abandi ngo bashaka kumutwara, ariko ntabwo aramenya ko yirukanwe. Ati nta muntu ujya uraza aha ngaha kundeba. Ariko mukuru, bite byawe, ufite ikihe kibazo? Ati mama ngiye ndeka rwose, ntabwo ushaka kuvuga amakuru yanyu, ntabwo nyashaka njyewe. Ati mva kingura se tuvugane. Yanze gukingura. Ati aha ngaha nta muntu uhari, we ngende igishushango, ubu ngubu nta mutima mfite. Abantu barashaka kuntwarira umugabo se nabyemera njyewe? Ni mukuru nawe yakoze ibyo agomba gukora kandi by'abantu bakuru. Umusore yaramwihamagariye, arebye telefone abona niwe arasara. Yowe William bite byagenze gutabaye iki? Naragwamagana narakubuze, uri amahoro se? Byakugendekeye gute? Kuki utambwiye? Kuki utagarutse mu rugo? Ati papa yaranyirukanye, nibwo abyumvisha. Ubu ngubu ngende umushomeri, ariko ubu ngubu ni uriya mukobwa w'umunyeshuri wabiteye byose. Ariko ubu ngubu byagenze gute koko? Ati njye rwose nagerageje kubirinda bose, ariko nanone bakomeje kugenda banzaho, kandi ibyo byose byari ibishuko byatumye papa wanyirukana. Ntabwo ngiye mbishaka. Mukuru ati ariko rwose ihangane mushuti wanjye njyewe, kandi bizagenda neza, ndakwinginze, byose bizagenda neza, bizakemuka. Ati ntuhangayike rwose, byose bizagenda neza, kandi ngenda gukunda cyane nubwo uri umushomeri. Umusore ati nanjye rwose ndagukunda, umukobwa si cyo gukora, umukobwa si cyo kuvuga. Ati njye ndaza kuza ngo ahamagara, ahubwo ntabwo nabyemera. Papa wanjye se arifata agatera sheri wanjye ubushomeri gute? Yagiye kureba, ariko asanga imiryango imwe n'imwe banayifunze, ahubwo aho rifungira na shari katugufungirane kurushaho. Yicaye aho ngaho, arangije nawe yifungira ahubwo kurushaho. Umusore nawe akomeza kugenda yibaza, umusheri wa mbere yamwanze kubera ko ngo ntacyo afite, ntacyo amuha. Ariko mukuru aravuze ati rwose ngenda cyagukunda. Umunyeshuri wahora areba ahantu hose ngo arebe ko shoferi aza, ntabwo aramenya ko bamwirukanye. Papa yaraje. Papa uraje se? Imana ishimwe pe. None shoferi ari hehe? William ari hehe ko mushaka? Ngenda mutegereje pe, ndamutegereje ngaze ku kazi muvugishe. Papa yanze kuvuga yamwirukanye. Mutoya yabimenye na mukuru yabimenye, umunyeshuri n'utari wabimenya. Reka turebe uko byarangiye. Bagiye ku meza, ariko noneho ni agahinda. Ababyeyi ntabwo baryohewe rwose n'ubuzima, abakobwa babo barababaye. Umunyeshuri yaraje, nawe yanze kurya. Mwanyimye nomero ngiye za shoferi, ariko ubundi avandimwe bari hehe?
nababwiye ngo baze barye banze, ariko iyi mico bafite ni bwoko kira. Papa atereka ngenge kubirebera, ariko ibintu byose uyu mushoferi ari kugenda ateza ahanga urabona ari ibintu umugabo umwe agiye guteza umutekano mu cyangwa mu muryango. Kurya byaranze bose barakunze. Papa yaje guhamagara umutoya ati kingura rwose ni ngiye papa wawe. Ati ngiye nta muntu ushaka kuvugisha rero. Na papa wawe se ntabwo nawe ushaka kumuvugisha, ariko ni ngiwe kingura. Yaranze ati ariko wandetse papa ukigendera. Ati hari undi muntu ushaka kureba rero aramubeshya. Use anzaniye umusheri wanjye se. Yarabyutse arebye asanga ntawe, yamubeshyaga. Urakingoye se? Nanjye nyine ndi undi muntu. Wowe se uri kumbwira ibiki? Ati mwana wanjye ntega amatwi, ariko ngiye nanjye byanshanze. Ntabwo ushobora kunkingura urugira kugira ngo ukingure no kubanza kukubeshya. Ibiri ngibi rwose ntabwo ari byo. Ariko ni gute mwebwe mwaza mukambira ngo mwakunze umushoferi wanjye, none muri kurwana muri avandimwe mwese muri kurwanira umugabo umwe, biragenda gute? Ibi ni ubusazi rwose, mwese mugomba kubihagarika. Ibi ngibi ni ubusazi, mubihagarike bana banjye. Hari abagabo benshi cyane hanze kandi rwose bazakora buri byose ngo babone pe, barabakunda cyane kandi bazabitaho ukuntu muri mwiza. Ati papa ngiye ntabwo wabyumva, ngiye uriya marankunda rwose, nanjye kandi ndamukunda ngiyewe, nta nubwo nzi ukuntu ugenda nabimwereka. Ariko rwose mwana wanjye ibintu uri gukora ntabwo ari ngibyo ndi gukora, ndi kubikorera ku nyungu zawe n'abavandimwe bawe. Ntabwo ngiye nabona abakobwa banjye bari kurwana rwose hapfa umuntu umwe bari kwicana. Ntega amatwi, ngiye kuguha ijambo ryanjye kandi rikomeye cyane. Wowe witeho use neza, urumva? Kandi nanone uzabona umusore usa neza we wanateruye nk'uriya pe, kandi numubona ngiye nzagufasha. Uzamumbwire gusa ngo ari uwo wabonye, nzajya kumugushakira. Ati genda shaka William ariko bari wunzanira ahangaha ngo wamwirukanye. Ati rwose ibi ngibi bihagarike mwana wanjye, ntabwo ngiye nabyemera. Ntabwo mwakomeza kurwana muri avandimwe muri kurwanira umugabo umwe, ariko bitekereze wowe so yabatunga mwese. Ibi ngibi ni ukugenda rwose umuryango wacu utameze neza ngo abakobwa barwaniye umushoferi wabo. Ibiryo biri ku meza, reka tugende tujye kurya. Ihangane rwose, kandi uri umukobwa wanjye nkunda pe, usa na mama wawe. Uri gakobwa ka papa gasa na mama, tugende nzaguha buri kimwe. Ati ngiye ntabwo mbyemera, niba ushaka kugira icyuma mu mugabo niwe nshaka. Ati rwose umugabo we burya niwe ugomba kumwiha, ntabwo ari ababyeyi bamuguha. Uzamushaka kandi uzamubona. Reka njye kureba na mukuru wanyu pe, nawe ngo yanze kurya. Murumuna yabaye nk'ubyumva. Papa yaje kureba mukuru, ariko mukuru we ni mukuru no mu mutwe, azi icyo ashaka. Papa yarakomanze ati ngiye nta muntu ushaka kureba, mundeke njyenyine. Ati ngiye ni papa wawe uje, ariko yanze gukingura bya nyabyo, ahubwo akihamagarira umusheri we. Yanze no kurya, kuvugana na sheri we nicyo kimutunze. Ati umeze ute umusheri wanjye? Ati wese umeze ute? Nanjye meze neza rwose, reka nizere ko wabyutse amahoro. Ati niko bimeze, nanjye ndakwishimiye. Mukobwa ati nanjye ndagukumbuye cyane. Ati nanjye ndagukumbuye. Ati uzikora nakurose ngewe. Ati nanjye rwose nakurose pe, narasabwa twashyingiranwe. Ati ariko urabizi ngiye ndagukunda cyane nta kindi. Umusore ati nanjye ndagukunda cyane. Niwe ufite nomero y'ibanga, abandi ntayo bagira. Kugeza igihe umusore yamwizereye amuha nomero y'ibanga atari y'akazi, nayo yamwatse. Kandi abandi bakoreshaga iyo ku kazi. Mama kwishima byaranze noneho. Ati urumva ngiye nakwishima gute umukobwa wanjye atarava mu cyumba atanarya, agiye kwicwa n'inzara? Ariko ntabwo ari amakosa yawe rwose, ngewe ntabwo nabyemera kubona abakobwa banjye barwanira umugabo umwe, none ari n'umushoferi wanjye se. Ati rwose biraryana pe, ariko noneho uriya mukobwa mukuru we ni ikibazo, ntabwo arava mu cyumba narya. Ubu ngubu biragenda gute? None ngewe uragira ngo nkore iki se? Kandi nanjye ntabwo mbizi pe. Papa aratekereje, reka njyeyo cyangwa tujyane tujye kumureba. Bagiye kumureba, ariko ni mukuru, azi icyo ashaka. Abandi bo rwose bayivuyemo hakiri kare. Papa yabibumvishije, warishakira umugabo. Byo kuba ari shoferi, byo kuba akennye ntabwo bimureba. Arishakira umuryango, akabaho neza nka mama we.
barakomaza ati mva mundeke we ngiye nta muntu ushaka kureba. Ariko wakinguye kari mama wawe ra. Ariko ngiye nzababwira kugeza ryari ko ngiye nta muntu ushaka kureba mundeke. Ariko mwana wanjye koko ubu ngubu uzaguma aho ngaho ra. Kingura urugi se tubivuganeho. Ariko mwebwe tuvugane iki? Ni gute mwebwe mwakwirukana William mwarangiza ngo turavugana? Mumugarure se vuba. Mama atari kuri kumbabaza mwana. Ariko ubu ngubu kubona utariye uruzi ukuntu ugiye biri kumbabaza ati nanjye mwarambabaje. Mwasanzagurisha umutima wanjye. Murashaka kunyica. None nyange reka nica ahubwo kuko mwanyisha mpagaze. Mama atari kuri kuntera ubwoba. Mukobwa ati mundeke rero. Mondeke ni ifire n'ubundi mwarangisha mwirukana ngiye umuntu nikondiye. Barumiwe. Umugore yatangiye kurira. Ariko tugomba kugira ikintu dukora. Papa ati dukora iki se ngiye? Ngiye nta bitekerezo mfite byanshiranye pe. Byanshiranye. Ndarabaganije. Uyu nguyu niba byanzuga byanze. Umugore atari kurabizi. Ngiye mfite igitekerezo. Uragifite kitubwire twumve. Igitekerezo ni ugutuma William akaza akababwira uwo bakundana we by'ukuri abandi babireba ku karubanda. Umukobwa aramubwira ati noneho uyu munsi William araza ngaho ngwino. Yavuye mu cyumba. Umunyeshuri nawe ariyicariye aho ngaho. Ariko we n'ibyo abanyeshuri biri aho ngaho. Umukuru yaraje. Yakoze uko ashoboye ngo ugere ku muntu kamukunda. Mutoya nawe yaraje. Nawe yakoze uko ashoboye ngo ugere ku muntu kamukunda. Ariko mukuru yavuze amagambo ashyiramo n'ibikorwa. Avuga neza ibyo ashaka, aravuga ati nge rwose nzagukunda kandi iteka ryose nubwo waba uri umushomeri. Yubashye imirongo umusore yagiye ashyiraho. Avuga ati nge rwose sinshaka kubura akazi kanjye, akabyihorera. Baricaye rero, papa ati mwese nimwicare neza. Bahamagara shoferi nuko yaje. Baramubonye nuko bose bishimye, mana yanjye we. Araje umugabo wacu, yo we. Ariko papa none urarenze pe, uramugaruye. Yarabasuhuje. Mwese ndabasuhuje. Papa ati none ubu ngubu ntabyo guca ku ruhande. Hano hashize igihe bakobwa banjye rwose baragukunze. Bari no mu ntambara ubu ngubu ntabwo bari gucana uwaka. Baragukunze ariko ibintu barimo rwose birakomeye cyane. Ngiye n'umugore wanjye twakoze ibishoboka byose ariko byaranze. Impamvu tugutumyeho. Moto yate ngende mwiza n'ijya akunda cyane. Ndakubaza ikibazo kimwe. Kandi usubize igisubizo cyiza kandi cyo kuri. Ati ngiye nta kibazo rwose ndabasubiza. Bose baramuriba. Umunyeshuri ati ngiye ndi igitondo neye neza n'ijya akunda. Ati haramutse havutse ikibazo. Abakobwa banjye bose bakagira ikibazo cy'ubuzima. Bagakenera impyiko. Bose wayihandi. Barikanze. Buri wese ati ngiye ni ngiyewe. Umusore yabitekerejeho arabitegereza bose. Umunyeshuri abari mu mikino gusa ntago azi icyo ashaka. Mukuru yambwiye ko nkunda no mu bibazo kandi kazankunda iteka ryose. Yitaye no kuri mama wanjye. Nagiye mubuza kubana nanjye ngo ntabura akazi akabikora. Yari ihanganye. Buri wese yemeza neza. Mutoya ni mwiza arankunda cyane ariko ntago yitaye ku gahinda kanje ko kubura akazi. Nari mubwiraga akambwira ngo ngiye ntago abyitayeho ngo icyapfa nduka nkunda ngo ndeke dukundane. Mukuru naramwizeye ngira ikibazo arambwira ngo azagikurikirana aza kumamugara ariko mbaza uko bimeze. Mutoya ati nanjye yaranyanze ndakomeza ndamwinginga mwirukankaho buranije wakunda. Ni ngiwe yayipyiko rwose. Bambonye ukuntu nseka neza se aba ari ngiye witamo pe. Nokore pe uzambera umugabo tuzishimana nkuko mama na papa baba bishimye. Akongera mukuru ni mwiza. Azi icyo ashaka, azi kwita ku mugabo. Azi kubaka urugo. Arashaka umugabo nagashaka inshuti. Ati rwose ngiye ntari gushidikanya bose wanjye. Ngiye impyiko zanjye zose nazi ha mukuru era. Barumiwe bose. Umunyeshuri ati Mutoya nawe yarumiwe. Mukuru yarishimye yaramwenyuye ati yego rata. Nanjye nemeye kubona napfa ngupfira ko bakwirukanye. Yaregiye William ajya kuri mukuru yaramuhobeye. Barishimye cyane kubera ko bakundanye by'ukuri. Buri wese azi icyo ashaka. Yamukuyemo mu bandi. Papa nawe arishima. Umukobwa wanjye abonye umugabo umukunda bamwitangira. Ati rwose William ugiye ntabwo nakwigera nshidikanya ku gisubizo cyawe. Kandi wabaye umukozi mwiza igihe cyose. Ubu noneho
ibi ngibi birangije intambara riri aha ngaha, kandi byose birangiriye aha ngaha, ntawe uzongera kwibwira ibyo yishakiye. Murumuna yagiye kugenda atumva buretse urajya hese buretse ati rwose uri murumuna wanjye ngiye ndagukunda cyane mwese kandi niko bimeze kandi ndabakunda cyane, mukuru ni mukuru. Kuntu yabwiye barumuna ati rwose nta kibazo gihari hagati yanjye namwe, ntimubyiteho ntimunansarire kandi nimureke tubabarirane, niba njyewe yikundiye cyane reka twiyunge. Bariyunze, mukuru ni mukuru. Ababyeyi barishimye tenorozi, mukuru ni mukuru rwose. Tubungubu n'ibyishimo rwose, turamwihoreye turamuguhariye, muzagende mwishime rwose. Nawe William warakoze cyane, uri umwana mwiza warihanganye. Mukuru yagiye gushimira papa we wamuzanye, bashimiye ababyeyi babo kuko babihanganiye, bakabagarurira shoferi kugira ngo akemure ikibazo. Tubungubu rwose byose birakemutse. Mama aravuga, papa ati noneho ubungubu ndishimiye ko bagarutse, kandi noneho ubungubu ntabwo uzongera kuba umushoferi wanjye. Genda uzane impapuro zawe, diporome n'ibiki byose, ndagushakira akazi keza cyane. Mukuru yashimiye papa, urakoze cyane, umugabo wanjye rwose umuteje intambwe. Ubungubu ngiye gushaka nk'uko nawe yabwiraga, nangiye kwishima nk'uko nawe wishimana na mama wanjye. Nuko kandi byarangiye, nuko abakobwa bakunze umuntu ariko bagenda bisobanura mu buryo butandukanye, banabigaragaza mu buryo butandukanye, ariko mukuru niwe wakoze byinshi cyane. Twagiye tubirebera hamwe, nangwa agasobanuye karangiriye. Turagushimiye cyane ugeze ngaha ku musozo. Reka twibutse ko ngiyi ari Girubuzima TV, asobanutse ni Girubuzima Legend. Niba utarakanda subscribe ukora nonaha. Bye bye, naho utatura bakunda cyane.